Reka amakuru tuhite tuyahera mu Rwanda, aho tugiye kuvuga ku mukobwa Nyambo cyangwa se uzwi nka Miss Nyambo muri filime nyarwanda, aho agenda agaragara mu mafilime menshi cyane agiye atandukanye. Ubwo uyu munsi ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri abantu bawuzi nk'umunsi wa Saint Valentin, ariko uyu nguyu turi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Uyu mukobwa rero nibwo yagize gutya yerekana sheri wiwe w'umusirikare ufite iranka rya kapiteni, ukiri umusore mutoya cyane, aho avuka mu muryango w'abayobozi tutagiye kwinjiramo cyane cyangwa tuganiraho, ahubwo tugiye kuganira kuri uno musore ndetse n'urukundo rwiwe na Nyambo, impamvu Nyambo yahisemo kuba yakundana n'umusirikare nk'uko yabidutangarije kuri telefone. Ndetse yagize gutya ajya ku mbuga nkoranyambaga ziwe yapositinga amagambo menshi cyane agiye atandukanye kandi akomeye, ari kuvuga kuri uno musore asa nkaho amutakakiza, wumva ko yishimiye kuba akundana n'uno musore w'umusirikare. N'umusore rero witwa Ishimwe Manzi Etienne, akaba rero yaravukiye mu mujyi wa Kigali ahasaga 1999, ubwo afite imyaka itari myinshi cyane, asaga imyaka 24 y'amavuko. Akaba yarinjiye mu gisirikare rero arangije kaminuza afite imyaka 22, kuko yize imyaka igera muri 2 ahita ajya mu gisirikare. Rero kuza niko kwita ahabwa iranka rya kapiteni, kuko yaje ari muri Republic Guardians, ariko kubera ibikorwa yahise azamurwa byihuse cyane, kuko yazamuriwe rimwe na Ian Kagame, umwana wa Perezida Paul Kagame. Akaba ariyo mpamvu rero uyu musore tugiye kumuganiraho n'ukuntu yahuye na Nyambo. Nyambo murabizi nawe yigeze kugira gutya yiyamamariza kuba Miss, ariko nubwo bitaje kumuhira, yahise areka kujya cyangwa se kongera kubyirukamo, ahita ajya muri sinema iza kumuhira, abantu benshi bahita bamumenya, ahita icyamamare cyane, kuko agenda agaragara no mu mafilime menshi agiye atandukanye, harimo Umuturanyi, harimo My Heart ica kuri Kiramani Empire, harimo iyo bita muri Big Mind Comedy, agaragara muri The Message yiwe, My Love yiwe, ndetse n'izindi nyinshi agenda agaragara. Ndetse si ibyo ngibyo gusa, agenda no kwagitinga mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Urumva ni umukobwa ufite hit kandi ikabije cyane. Uyu mukobwa rero Nyambo abantu benshi bamuzi nyine nk'umusitari, umukobwa ukunda kwifotoza, ugira amafoto atangaje atandukanye, kandi ahora ashyira hanze buri munsi. Yatuganirije impamvu rero yahisemo gukundana n'umusirikare, avuga ko bahuye ubwo yari ari muri Kigali, ahantu yari agiye gutembera, aramwegera amuganiriza, yumva ni ibintu byiza cyane. Ndetse icyo gihe yajyanye nimero ziwe gusa, ntabwo yari azi ko ari umusirikare. Nyuma yaje kubona amafoto yiwe ahantu yabaga yapositinze, abona ko ari umusirikare, yaza kubimubaza avuga ati ni umusirikare ukora mu ngoro cyangwa se muri perezidansi, aho nyine ashinzwe umutekano wa Perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Nkaba ndi muri Republic Guardian cyangwa se abo wakwita nk'abajepe. Avuga ko yahawe iranka rya kapiteni. Ibyo ngibyo rero ntabwo Nyambo yigeze abitindaho cyane, ahubwo bakomeje kuganira. Uko bakomeje kuganira ni nako yakomeje kumugirira ibyiyumviro, ahitamo kumukunda. Igihe kiregera nyine umusore amubwira ko amukunda, ndetse na Nyambo arabimwemerera. Uyu munsi rero ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2024 nibwo yagize gutya arabishura, ndetse aranabipositinga, avuga ko nta gihombo kuba yaba afite umugabo ukorera igihugu w'umusirikare, kuko byaba ari byiza cyane. Ndetse ngo ni nabyo yahoze yifuza, kuzagira umusirikare w'umukomando, cyane ko ngo kuba yaba afite umusirikare cyangwa se umugabo w'umusirikare nta hantu byaba bihuriye n'ibyo asanzwe akora, ndetse nta n'icyamubuza kuba yakina sinema nk'uko agenda abigaragaza buri munsi. Avuga ko na sinema ari akazi gatanga amafaranga, kandi umuntu yagakoze buri munsi kakamwinjiza amafaranga menshi cyane agiye atandukanye, kuko hari benshi baba babyifuza nubwo batabonera ayo mahirwe. Ariko avuga ko atareka filime. Rero bamubajije ubwo yaba yabanye n'uno musore niba nta kintu byabangamiraho muri kariyeri we ya sinema. Avuga ko kuba yakunda n'umusore nk'uko nawe bajya biganiraho akumva n'ibitekerezo bye, avuga ko nta cyatuma ahagarika filime, kuko
urukundo ntirukuraho ko umuntu agomba gukora kandi atakinnye sinema, ariko nta n'akandi kazi agira, avuga ko nta n'ayandi mafaranga yaba ari kubona, niyo mpamvu ibyo ngibyo byo kuba yashaka umugabo ni ngombwa kandi na byiza kuko umukobwa wese arabyifuza, ariko ngo ntabwo byakwangiza kariyeri yiwe mu sinema cyangwa se ngo bitume aza muri sinema muri rusange. Avuga ko nibikunda uno mwaka nawe ashobora kuzarangira akoze ubukwe kuko n'ubundi amaze gukura hamwe n'uno musore Etienne nk'uko babiganira. Avuga ko uno musore nawe yari kwemererwa gushaka umugore kuko imyaka isiga 2 iri kurangira ari mu gisirikare, kuko urabizi ko umusirikare yemererwa kurongora cyangwa kurongorwa ariko hashize imyaka 2 yarabaye umukozi w'igihugu cyangwa se umusirikare wemewe n'igihugu, hashize imyaka 2 yaratangiye gukorera igihugu. Ijambo rero ashimira abantu benshi cyane bamufashije no gutera intambwe kugeza aka kanya nawe asigaye afite gihambaye kandi rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda muri sinema, ndetse akaba ari n'umwe mu bakobwa bakora sinema cyangwa se bari muri showbiz bafite cyangwa se bamaze kugira audience ibakurikirana cyane, haba abafollowers, abasubscribers, ndetse no mu bundi buryo nyine mugenda mumukurikirana umunsi ku wundi amasaha 24 mu gihe cy'iminsi 7 bizakomeza kubabwira ko abafitiye byiza abahishiye, kandi mukomeze kugenda nyine mumushyigikira, nanjye kugira ngo ukande subscribe kuri YouTube no kugira ngo ukomeze ubone andi amakuru agenda atwegera buri munsi.